Twongeye kubasuza nshuti bakunzi ba The Change Services TV, nimugubwe neza aho muri hose. Nk'ibisanzwe rero musanzwe mutuzi mu buryo bwo kwigisha abanyeshuri bashaka kwiga amategeko y'umuhanda no gutwara ibinyabiziga, n'ubundi ni muri urwo rwego dukomeje gukora nk'ibisanzwe kwigisha bigiye bitandukanye. Kuba tarakanda subscribe, uyu ni umwanya wo kuba mwayikanda kugira ngo tujye tubana mu biganiro cyangwa se mu masomo tuzajya dutanga hano kuri The Change Services TV. Turi kumwe n'umutekinisiye hano udufasha cyangwa se wagiye abana natwe mu buryo bugiye butandukanye. Uyu munsi dufite agashya, ushobora kwiga utarenze aho uri, waba uri mu ntara cyangwa se mu mujyi wa Kigali. Hari n'igihe no bitazajya bigusaba ko uza hano ku ishuri rya The Change Services TV. Ni application mugiye kujya mwigaho mukishyura amafaranga, ni nkaho ari ubuntu. Reka dutangire rero tubereka uko ino application ikora. Turi kumwe n'umutekinisiye, niwe ugiye kutugezaho muri makeya uburyo iyi application ikora. Mwongeye kwirirwa abakurikirana The Change Services TV. Uyu ni umwanya tubagezaho ibyiza tuba twabateguriye umunsi ku munsi. Turabazirikana, twifuza ibyatuma mutsinda, haba ku modoka cyangwa ku mategeko y'umuhanda twita provisoire. Uyu munsi rero twabateguriye website unyuraho cyangwa ushobora kunyuraho wiga amategeko y'umuhanda online, aho waba uri hose igihe cyose. Iyo website wayikoresha wiga amategeko y'umuhanda. Rero iyo website ushobora kwikoresha ukoresheje computer, telefone ya smartphone. Muri make urumva ko tubateganyiriza ibyiza umunsi ku munsi. Niba rero iyo website wayikoresha wiga amategeko y'umuhanda online, afata telefone yawe cyangwa imashini, ujye kuri Google wandikemo www.thechangeservices.com, ukande kuri enter, utegereze systeme ifunguke. Systeme imaze gufunguka rero turasanga aho amabwiriza y'uburyo systeme ikoreshwa mu kwishyura. Kwiga isaha imwe n'amafaranga 500, igihumbi ni umunsi wose, 2,000 ni kwiga icyumweru, 5,000 ni ukwezi kose. Rero hari aho banditse ngo ita your name, hano wandikamo amazina yawe yombi. Hasi iyo hakanze ndetse ngo select amount, iyo hakanze baguhaye amafaranga y'isoma 500, bakwereka ko uziga igikingana n'isaha imwe. Ibise igihumbi bakwereka ko uziga amasaha 28, 2,000 bakwereka ko uziga icyumweru kimwe, 5,000 uziga ukwezi kumwe. Kwereka duhitemo 500. Iyo usoje ushyiramo nimero ya telefone yawe. Na telefone yawe iriho amafaranga ugomba kwishyura. Iyo umaze guhitamo nimero ya telefone ukanditse ishyura, ubundi ugategereza systeme noneho ikakwereka abo ugiye kwishyura n'amafaranga ugiye kwishyura. Ugakanda handitse ngo pay Rwandan franc 500. Umaze kuhakanda ukanda handitse ngo proceed, ubundi ugategereza. Hano tugeze rero bakubwira ngo please ita the memo validation OTP. Ahangaha iyi OTP ni ukugira ngo barebe yuko ino nimero ya telefone wanditse hariya habanza ari yawe, atari y'undi muntu ushyizemo, kugira ngo bamenye ko ari koko ubundi
iyo umaze kuyandika nibwo uba wemeye, iyo umaze kwandika ino OTP mo aha ngaha nibwo uba wemeye yuko ya nimero ya telefone noneho ivanwaho amafaranga, kuko babonye ko nimero ya telefone ari iyawe kuko ibize muri message ya telefone ufite. Iyo umaze kwandika iyo OTP ukanda handitse ngo validate OTP, validate OTP. Iyo umaze kuyivalidating arakubwira ngo thank you for your payment. Iyo umaze rero kwishyura nibwo bahita baguha iyi page kugira ngo dia kanaka ufite nimero iyi ngiyi wishyuye amafaranga 500, wahawe kode iyi ngiyi izarangira igihe iki ngiki. Iyi kode rero baba baguhaye uba ugomba kuyandika ahantu kugira ngo utazayibagirwa, kuko niyo ukoresha igihe uramutse uvuye muri systeme ukongera ugashaka kwinjira muri systeme igihe cyawe ukigifite. Iyi kode rero natwe turayifata tuyibike tuyandika ahantu kugira ngo ndamutse mvuye muri systeme igihe chance kugaruka muri systeme nongera nkayikoresha. Ubu ngubu turacyarimo utangira kwiga. Urabona ko baduhaye ahantu hari ibizamini ari naho kwiga amategeko y'umuhanda. Urabona ni ibibazo byinshi rwose bigufasha kwiga amategeko y'umuhanda ugatsinda neza kandi ugatsinda ufite amanota meza, kuko ari nayo ntego yacu yuko ugomba gutsinda ugakora rimwe. Rero hano ibizamini iyo umaze kwiga uba witeguye gukora ikizamini, uraza urakanda handitse ngo ikizamini. Iyo umaze kuhakanda ikizamini gihita gifunguka, ni iminota 20, urabona ko iminota 20 ugomba kwiga. Ikizamini rero ni iki turagikora, yadusubiza ibibazo n'ibisubizo nk'uko ikizamini cya polisi kiba kimeze. Natwe rwose twaguteguriye ibimeze nkabyo kugira ngo nujya gukora ikizamini utazatungurwa cyangwa ngo bikubere ihurizo, kuko ari ubwa mbere uzaba bigezeho. Rero twebwe nicyo twanze kugira ngo ujye ku ikizamini uzi gukorera ikizamini kuri mudasobwa nuko kiba kimeze nabyo ubibone, nuko bagenda basubiza nabyo ubibone. Mu buryo rero nawe systeme yikoreshe ubundi ubashe kumenya uburyo ikizamini nabwo gikorwamo cyo giteguye. Iyo umaze rero gukora ibibazo byose urasubmitinga, bagahita bakwereka amanota wabonye, bakubwira nimba watsinze cyangwa watsinzwe. Ariko urabona ko twebwe dutsinzwe, ariko ntabwo twifuza ko nawe watsindwa, twifuza ko ugomba kwiga ugatsinda. Urabona rero njyewe nkoze ntize, ari nayo mpamvu mbona amanota makeya. Wowe ugomba kwiga rero ugatsinda kuko nicyo twifuza. Iyo umaze gukora rero ikizamini ukananditse ngo subira inyuma, ubwo kandi subira inyuma systeme irakubwira ngo tegereza, igahita ikujyana hamwe watangiriye. Rero ushobora kuba usohotse muri systeme ariko kongera ushaka kwinjira muri systeme, kuko igihe cyawe wishyuye uracyagifite. Rero ushaka kwinjira muri systeme wavuyemo ukanda handitse ngo injira. Yego, hano handitse ngo injira, uraza handitse ngo enter your phone number, ugashyiramo ya telefone wakoresheje wishyura, ukandikamo na ya kode yawe twakubwiye ngo ubike, ubundi ugakanda handitse ngo injira, ubundi ugategereza systeme ikabanza ikareba koko niba iyo kode n'iyo telefone bihuye. Iyo bihuye systeme iti kujyana hahandi
hari ikizamini cyangwa hari n'aho wigira amategeko y'umuhanda. Bivuze ngo rero sisiteme rwose urabona ko yubatse neza kandi ikora neza. Turifuza ko wiga kandi ugatsinda, ari nayo ntego ya The Chain Services. Rero jya kuri Google ukoresha na sisiteme izagufasha kandi neza cyane. Twifurije rero gukomeza kugira ibihe byiza kandi muniga munatsinda mu buryo bworoshye. Murakoze, mugire amahoro.